guys, murabona ko rero VPN ikoze, murabona ko Rwanda amaseva twashizemo byose na update byose byakunze. Murabona ko ahangahe tukanda kuri close, iriya notification yijemo itukanda kuri close, ahantu handitse close hasi. Rero guys, murabona ko rero bikunze, murabona ko byakunze. Ahangaha data nzifite kuri Airtel, n'ahangaha nashizemo Airtel. Ibi bintu rero ni ibintu bikora, mugende mukoreshe iyi VPN, mugende muyikure kuri Play Store, kandi abantu bashyashya mube subscribe, like hamwe na comment kugira ngo mujye mukomeza mubone video zacu. Kandi ndabashimiye n'ukuri abantu mugenda mudukurikirana, mukomeze mugubwe neza. Iyi VPN irakora neza, mugende mugerageze. Ku bantu byanga, murebe nimero zanjye aho mu busobanuro, munyandikire mbafashe. Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze kuri channel. Abantu bashyashya hamwe n'abantu basanzwe mbahaye ikaze mwese. Rero ubu ngubu ndabibutsa gukora subscribe, like hamwe na comment, ubundi mbereke indi VPN iri gutanga data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose, bitewe na simukadi ukoresha data ifite. Hari nk'ukuntu uba ufite simukadi ariko udakunda kuyiguriraho mega. Ujye umenya ko niba udakunda kugura mega kuri simukadi, ntago ijya ifata network nyinshi nyine ziri hejuru, ariko iyo ukunda kuguraho mega ifata network ziri hejuru. Ubu ngubu noneho iyi VPN igiye kubaha ikorwa ku masimukadi yose, ariko cyane cyane ku bantu mukunda kugura mega. Abantu mukunda kugura mega, ariko VPN ntago ikoresha mega, ahubwo ndi kubabwira nyine simukadi ziba zifite umuvuduko uri hejuru, ni simukadi zikunda kugura mega. Noneho ubu ngubu rero ngiye kubereka. Ahangaha murabona ndi kuri Play Store, muraza hano muri Play Store. Play Store yanyu murayizi aho mukura amapplication. Noneho wandikemo Taramutsuni, dore ngiyi hano hejuru, uyikandeho. Noneho Taramutsuni, dore ngiyi VPN yacu, dore ngiyi. Iyi niyo VPN ngiye kubasobanura ukuntu ikorwa, dore ngiyi. VPN ikora kuri simukadi zose, kandi ni VPN yizewe. Dore ngiyi VPN, ntihagire indi VPN uza gukura kuri Play Store, ni iyi ngiyi. Uraza rero ukande ahangaha kuri Uninstall, noneho uyishyire muri phone yawe. Ahangaha urakoresha mega, ndaza gukubwira n'ahandi hantu ukoresha mega. Ubundi niyo utaba ufite mega, ibyo bintu bibiri wabikoze, VPN izazikunda nta kibazo. Urakanda kuri Uninstall, tuyikure muri Play Store. Guys, noneho reka dutegereze kiza. Guys, murabona ko rero yaje, application yaje, ubu imaze kugera muri phone. Rero ubu ngubu ikintu urahita ukora, urahita ukanda ahangaha kuri open. Ahangaha kuri open iyo imaze kuza, noneho tuwakande, dutegereze. Banze ifunguke. Guys, murabona ko rero yafungutse. Dutegerezeho gatoya. Guys, ahangaha itukanda kuri OK. Ahangaha nyine itukanda kuri OK, bigahita bivamo. Ahangaha rero ugahita ukanda kuri rate. Ahangaha bakubwiye ngo ugende urebe groupe yabo kuri Telegram, ariko iyo utabishaka ukanda hano, iyo ubishaka ukanda hano. Noneho dukande kuri rate. Noneho ukimara kugera hano, ahangaha murabona ko twageze muri application yacu. Ubu ngubu ikintu uhita ukora, urahita ureba ubu bukoni buri hano hejuru. Ubu ngubu nibwo uhita ubanza gukandaho, ubukandeho. Noneho ureba hano hejuru handitse update. Hano hejuru hambere handitse update, kandi kugira ngo uyapdatinge, noneho ibashe kubona igihugu cyawe n'ahantu uturuka. Noneho adeni ukoreshe data z'ubuntu, ukande kuri update. Dutegereze checking update. Murabona hano hepfo niko byanditse. Noneho baratubwiye ngo no update available, ngo na update ihari. Reka twongere tuwakande.
checking, dutegereze, reka twongere tuhakande. Noneho ubu ngubu noneho reka dusashinga igihugu cyacu turebe. U Rwanda murabona ko bamaze kuruzana ya guys, harimo MTN, harimo Airtel, harimo Mango 4G. Ku bantu mufite za simukadi za Mango 4G z'umweru, iyo ugikoresheje iyi VPN ikora umunsi wose. Ibi ni ibintu nzi neza. Mango 4G kubera ko ifite umuvuduko uri hejuru na internet iri hejuru, ikora umunsi wose. Iyi VPN ku bantu bafite Mango 4G iyo muyikoresheje ikora umunsi wose. Noneho murabona ko ahangaha rero u Rwanda rufite izi server. U Rwanda rufite server eshanu. Hari iyi ngiyi, hari n'iyi ngiyi, hari n'iyi ngiyi, hari n'iyi ngiyi, hari n'iyi ngiyi. Rero ikintu tugiye gukora ubu ngubu, reka mbanze mbivanemo basobanurire neza. Ahangaha hambere iyo maze gukora update ituza ahangaha hambere handitse random. Ahangaha random ushyiramo server ifite internet yo hejuru. Noneho rero abantu muri kuvanga wenda wayimenya gute, uraza ugashyiramo aka kambere ni gushyiramo aka kambere handitse auto select server cyangwa handitse random, niko ushyiramo akanka. Iyo ugashizemo random ikurebera server ifite internet iri hejuru. Reka tugakandeho, murabona ko kagiyemo. None tuze turebe igihugu, tuze turebe server tugomba gushyiramo. Murabona ko harimo Rwanda, u Rwanda barutuzaniye. Noneho murabona ku bantu bakoresha Airtel harimo server zanyu, no ku bantu bakoresha MTN, no ku bantu bakoresha Mango 4G. Njyewe ndi gukoresha Airtel, ngiye gushyiramo iyi ngiyi ya mbere. Ngiye gushyiramo iyi ngiyi ya mbere ndebe nimba ikora. Noneho reka nyishyiremo iyi ngiyi ya mbere. Murabona ko igiyemo. Noneho ikimara kubyemeza ibi byose itukanda kuri start. Ahangaha itukanda kuri OK niyo ukandaho. Noneho dutegereze turebe nimba server yanjye ikora. Server yes guys, murabona ko rero VPN ikoze. Murabona ko Rwanda amaseva twashizemo byose na update byose byakunze. Murabona ko ahangaha itukanda kuri close. Iriya notification yijemo itukanda kuri close, ahantu handitse close hasi. Rero guys, murabona ko rero bikunze, murabona ko byakunze. Ahangaha data nzifite kuri Airtel, n'ahangaha nashizemo Airtel. Ibi bintu rero ni ibintu bikora. Mugende mukoreshe iyi VPN, mugende muyikure kuri Play Store. Kandi abantu bashyashya mude subscribe, like hamwe na comment kugira ngo mujye mukomeza mubone video zacu. Kandi ndabashimiye n'ukuri abantu mugenda mudukurikirana, mukomeze mugubwe neza. Iyi VPN irakora neza, mugende mugerageze. Ku bantu byanga murebe nimero zanjye aho mu busobanuro munyandikire mbafashe. Ibindi rero nakagaruka tuzabireba ubutaha, nzabaha izindi video ubutaha zandi ma VPN. Sawa murakoze.